Turabasuje abakunzi ba Rubavu Bayaniseri, mukomeze mugubwe neza cyane aho muherereye hose, mwese turabakunda cyane. Turi Rubavu rero nk'ibisanzwe mu mujyi wa Gisenyi, mu murenge wa Gisenyi, akagari ka Rubavu, haraguru ya stade Umuganda, imbere yo ku Muhato aho bita muri zone. Twabazana igipangu cyiza rero, ni igipangu kirimo amazu, inzu nini n'izindi ebyiri zo gukodesha za annexe. Ni igipangu kiri mu kibanza kinini gifite ubuso bwa 490. Ni igipangu cyiza rero kigurishwa miliyoni 37 z'amanyarwanda. Ufite ayo mafaranga, iki gipangu gifite parking ihagije, quartier nziza aho bita muri zone mu mujyi wa Gisenyi. Wahigurira ukagukana yino nzu nini, ifite ibyumba 4, salo, salle à manger na toilette, ikagira n'izindi nyuma ebyiri zikodeshwa, ikagira jardin nziza, ikagira parking ihagije, amazi, umuriro, byose birahari, ahantu heza hatuwe neza cyane. Duhamagare kuri nimero zacu. Iki gipangu ntikigucike koko ni heza cyane. Ku batazi neza, uvuye mu mujyi wa Gisenyi uzamuka ukarenga ku Majengu, ugakomeza ukazamuka haraguru y'urwibutso gatoya cyane, winjira mu kuboko kw'iburyo, aho ngaho muri iyo quartier aho bita muri zone iyi nzu niherereye. Iki gipangu cyiza rero, kimeze neza, wa wundi cyamwebwe mwajyaga mudusaba ahantu wabona inzu yo guturamo, ukabona n'izindi ku ruhande zikodeshwa, ahantu hisanzuye, parking ihagije, kandi ahantu hatuwe, hari ayandi mazu meza ku ruhande rwose. Waduhamagara mu bambere kugira ngo ahantu ntihagucike. Kuri miliyoni 37, ubuso bw'ikibanza ni metero kare 490. Ni ahantu hanini rero kandi heza, harimo n'amazu 3 niko twavuga, inzu nini n'izindi ebyiri ku ruhande. Duhamagare tukujyane hano hantu hasure, uhigurire kuko ni heza cyane. Dufite rero n'ibindi bibanza byinshi byiza cyane hano mu mujyi wa Gisenyi, yaba muri izi quartier, yaba ku mazi, yaba mu mujyi aho bita mu Makoro, muri RCD, Nyamyumba, hose Rugerero na Byahi, hose turabafite ibibanza n'amazu. Niyo mpamvu niba uri kureba iyi video ari ubwa mbere dusuye kuri channel Rubavu Estate, ukore subscribe kugira ngo tujye tukugezaho ibintu byiza kandi byinshi bijyanye na real estate hano mu karere ka Rubavu. Ukeneye inzu, ukeneye ikibanza, ukaba cyangwa se nawe bifite ukaba ukeneye abakiriya, waduhamagara cyangwa ukatugana aho dukorera mu mujyi wa Gisenyi, ubundi tukagufasha kubona iyo serivisi kandi bigakorwa neza cyane. Duhamagare rero wigurira iyi nzu miliyoni 37, amazu 3, inzu nini n'izindi ebyiri zikodeshwa ku ruhande. Ushobora kuhagura hose ukahakodesha, cyangwa se akajya hakwinjiriza, cyangwa nawe ugaturamo ukanakodesha izo zindi ebyiri. Murakoze cyane.